irabivuga nyine mbwira erega no singe ntabwo muzi sibyo mba nkenero kumenya kandi tugendana n'iki nibimenyetso oya igitubwira imisi kandi kabisohoza ahubwo kubwiye umunsi irabisohoza yego ori shawambwira oya niko bimeze shambwira uti urageye nk'Imana igucisha mikakubwira iti ku munsi runaka wenda Imana igukishije impanuka wa munsi wagera Imana akabara guhamagara akubwira ati yewe bya bintu wambwiye na wa munsi koko impanuka yagize gute yari ibaye ni Imana yagize gute yahabaye kanye nawe kuri phone arangije aramamagara ubwo nyine na Imana yancishije mu ngo mbwire ko Imana imurinze impanuka yego arangije aramamagara ati ni Imana yahabaye impanuka koko yari ibaye yego n'umubyeyi we wamubwiye umunsi bizaberaho yego Imana yakugiriye ikizere ikabikubwira nawe niko ugomba guhanura uko ugize gute uko utegetswe yego jewe numvijwe bimwe nyine nkabibona Imana ikabinyereka yego ukumva ijwi iri kukubwira nka gutya turi kuganira nawe ukumva iri kukubwira shari ko mwana mwarakize nuka nkumva ijwi ry'Imana iri kunyibwirira none si bikubwiye ngo bwira runaka gutya kandi akarusho noneho utamuzi cyangwa utazi ngo afite ikibazo runaka yego ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka mfate uyu mwanya ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nacyo nabasezeranije nukutabicisha irungu rwose pe mubimbwira muri comment mubona mbicisha irungu oya ntaryo nge nkurikije uko mbibona mba nakoze urugendo ngashakisha abakozi b'Imana abakobwa abagore abagabo abasore abasaza ingeri zose abangirikani abadeperi abagaturika umuntu wese ufite ikintu yasangiza abantu njya mugeraho ubundi akaza tukakiganiraho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro n'uyu munsi rero ntabwo nicaye nafashe urugendo nizira ahantu reka neko hababwira ko ndi kureba ikiyaga cya Burera turakitegeye yego turi mu karere ka Burera abajyambaza ngo kuki tutajya handi dukunda gukorera ahari abakozi b'Imana nyine aho twababonye abo tuziranye nawe ahuri niba wifuza yuko twazakorana ni karibu nimero yanjye iraho ngaho ushobora kuba uri hanze wampamagara rubantu ushaka gutanga twaburikodinga waba uri mu Rwanda wategukansanga aho nkorera cyangwa se nge nkaza ubundi tukamamaza ubwami bw'Imana nakurambiye yegereza mikoro umvise ndi kuvuga ibintu byinshi ntinda kukwakira oya ngira amagambo none Imana yayaguhaye nge ngira amagambo Imana ikagira ijambo naribe wowe ufite iki nanjye na amagambo Imana kandi yifite ijambo rya nyuma kuri twe no kuri kw'Imana yego witwa ndese amazina yanjye nitwa Oliva Tuyisenge Olive yego amakuru ni meza uzi gusenga yego hasi wawe witwa Tuyisenge ukananirwa gusenga we si cyaba ari ikibazo wapi urukumva n'izina ko ribivuga nanjye nitwa Hatuma Imana
niyo mpamvu Imana ijya intuma urumva none niyo umuntu antumye abenshi bakunda kunshima ngo ndatumika ni ukuri pe iyo umuntu antumye ahantu ndatumika kubera ko n'izina ariko ribivuga yego ntabwo waba witwa tuyisenge ngo unanirwe gusenga wapi yego reka udusengera Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, urera urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga, uri igiti cy'inganzamarumba, uri ubwugamo bw'umugari. Muri aka kanya tugushimiye ko warinze intambwe z'ibirenge byacu, tugushimiye ko waturindiye ibyacu n'abacu, tugushimiye ko abandi baciye bagapfa twe twaciye tukabaho, izina ryawe nirishimwe. Hanyuma turi imbere yawe turasenze, isengesho rirema ibitariho bikabaho, isengesho rirakiza, isengesho rirabohora. Muri aka kanya turi imbere yawe twemerere ururukubane natwe, n'umuntu wese udukurikiye wururuka umurebe kandi umurengere kubera ko uri umurengezi wacu. Hanyuma twagushimiraga bana natwe muri aka kanya, uduhagarareho kandi utushigikire, ubane natwe mu bigiye kubera hano byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Uri nguhaye ikaze. Yego urakoze. Nge ndikumva nagukunze ariko byiza natwe nagukunze. nawe wankunze? Yego dukundane. Ibyo byiza n'ubundi abana b'Imana bagomba gukundana. Ariko mu kanya wavuze ngo sinkubaza ibibazo byinshi. Umuntu mubaza ibijyanye n'ibyabamo sibyo? Cyane. Uyu munsi ni umuganda, ntabwo ndakubaza ngo umuganda watangiye kubaho ryari, kuko ntabwo uri umukozi ushinzwe gushyira umuganda mu bikorwa sibyo? Ariko nkuzi nk'umukozi w'Imana, ndakubaza ku bijyanye n'ukuntu Imana ikora. Oya nubwo navuga ngo ndi umukozi w'Imana, ndi umwana w'Imana. Yego kubera ko muri izi minsi abakozi basigaye baragira amanda bakarangira. Yego ariko umwana w'Imana, Imana ikomeza kukwita ngo iki? Umwana wanjye. Yego uri umwana. None se ubaye umwana ukaba n'umukozi w'Imana hari ikibazo? Ntabwo nta kibazo. Ubundi iyo uri umukozi ariko ukorera papa wawe ntabwo yapfa ko kwirukana uko yiboneye. Wapi? Ko biri kose yanavuga ati burya ni umwana wanjye. Iyo tuvuze Imana kenshi uyibukira kuki yagukoreye uri? Iyo tuvuze Imana nyibukira ku byo yankoreye, yankijije ndwaye. Yego Imana ni byinshi yaragiye irengera mu muntu, ikagukiza urupfu wari ugiye gupfa. Mu mihanda tunyura cyangwa se mu tuyira tunyura ntabwo tuba tuzi ibirimo. Yego ariko hari no kuba wabyutse byo byonyine nabwo wavuga uti Imana nabwo nayiha icyubahiro n'icyo wakishimira. Ni ukuri ukavuga uti Imana hahandi ndibutse kubera ko wandengeye byari bikomeye, cyangwa se ngushimiye nabwo nakibuka ko njyewe wakijije umubyeyi wanjye uwa runaka yarangiza akagira gute akagenda. Yego Imana ishimwe. Wakijijwe ryari? Sorry, yakijwe ryari? Muri 2020. Muri 2020. Ubu maze imyaka 6 ukijijwe. Yego Imana ishimwe. Wakijijwe ufite imyaka ingahe se? Yakijijwe mfite imyaka 15. Ubwo icyo gihe mba mpise menya imyaka ufite. Yego nyine bitari uko abakobwa akenshi bakunda guhisha imyaka, urumva? Nkubaje ngo ufite imyaka ingahe ntiwabimbwira, noneho nkahita nkunyuzaho ngo wakijijwe ryari ukabwira wari ufite imyaka ingahe, ibyo ukabyibuka nanjye nkahita nteranya. ugahita uteranya ugahita ubimenya. Ubwo wavutse 2005? Ufite 21. Yego yo Imana ishimwe disi. Uri ufite izihe mpano se? Impano impano mfite niyo kuvuga ijambo ry'Imana, n'Imana icishijemo nkakivuga. Kuvuga ijambo ry'Imana n'Imana igucishijemo ukakivuga. Ab'Imana icishamo ikintu rero urumva bakakivuga bitwa abahanuzi. Yego uri umuhanuzi. Wigeze uhanura? Yego cyane. Urimbwira umuntu wahanuriye bigasohora? Ntago baburara abantu bagenda baratubwira bati watubwiye ko Imana idukijije wenda nk'ibibyimba mu nda. Yego Imana aragikoze. Watubwiye ko Imana yishuye ideni, yararyishuye. Yego yego ntawe wahanura akagupinga se? Ntago babura. Ubundi buriya amasezerano y'Imana yaba yameze nk'umugore utwite. Yego
umugore utwite isaha cyangwa se amezi 9 gataruzura ntago yabyara. N'Imana isezerano yagusezeranyije iyi saha n'umunsi bitari byagera ntago rishobora gusohora. Yego ntago biburare n'igihe ubwira umuntu ikintu ukamubwira uti Imana abantu bo muri izi minsi wakeneye ngo Imana ivuga ikintu ejo buce cyabaye. Niko akeneye kugira ngo Imana ivuge ngo ngwaye ubukwe ejo buce nyine baraza gufata irembo asezerana. Ubwo rero yari kubona isezerano ritinze tangira kuba wasanga runaka yari yavangiwe. Ese ubundi biriya bintu narakubwa yabikuye. Ubwo nyine ntago byabura muri iyi si. Kubanza ibyo hanura bitinda. Kubanza oya none siko ntago turi Imana. Iki Imana igucishijemo urakivuga gukora nuko Imana. Urasenga isengesho ugasenga mu Mana ukize runaka ugategereza Imana yarangiza ikagira gute igasohoza. Twe turasenga cyangwa iki Imana igucishijemo ukakivuga ubundi bwo gukora kukabare kwiki ari ukuwite. Yego ntacyo yigeze ikubwira ngo ubwire umuntu ikakubwira n'umunsi kizasohoreraho. Oya bibaho Imana igibigucishamo yakugiriye icizere cyangwa se Imana yicishije bugufi yarangiza ikazi gatura muri wowe ikakikubwira yabikora umuntu agashima Imana ati Imana yagize gute yaragisohoye. Nyine ntawe yigeze ikubwira umunsi nagutya turi kwa gatandatu atumva irirahiriye irambwiye ngo kuwa kabiri tibizagenda gutarangiza umuntu akanaza akakubwira bigasa ije bikora ikabikora ikabiducisha. Yego nyine ntawe yigeze kubwira umunsi irabivuga. Nyine mbwira erega nose ngiye ntabwo nkuzi sibyo mba nkenero kumenya kandi tugendana n'iki n'ibimenyetso. Oya igitubwira iminsi kandi kabisohoza. Haro kubwiye umunsi irabisohoza. Yego ori shawambwira oya niko bimeze. Shambwira uti uragiye Imana igucisha mikakubwira iti ku munsi runaka wenda Imana igukishije impanuka. Wa munsi wagera Imana akabara guhamagara akubwira ati yewe bya bintu wambwiye na wa munsi koko impanuka yagize gute yari ibaye ni Imana yagize gute yahabaye. Yego none se wambwira nyine uwo byigeze bikubaho nyirizina pe nushake ntuvugize gusa niba ari Julienne wumuvugeho turi kumwe urumva niba ari nanjye nta kibazo ngi byangiye bakukarubanda ariko hari umuntu udashaka kwibyo bijya kukarubanda ariko kavuga uti n'urugero twe tugusengera kwinda birambiwe cyangwa tugusengera kwa Pastor Sekazuba cyangwa tugusengera hehe Imana irambwira gutya. Oya njye n'umuntu nasenganye nawe kuri phone arangije arampamagara ubwo nyine na Imana yancishije mu ngo mbwire ko Imana imurinze impanuka. Yego arangije arampamagara ati ni Imana yahabaye impanuka koko yari ibaye. Yego n'umubyeyi we wamubwiye umunsi bizaberaho. Yego Imana yakugiriye icizere ikabikubwira nawe niko ugomba guhanura uko ugize gute uko utegetswe. Yego iyo ukubwiye ngo mubwire ngo bizaba mu munsi umunsi runaka urabivuga ugomba kuvuga iki Imana ikubwiye. Yego iyo uvuze ngo bizaba mu mwaka runaka mu mwaka ingahe ugomba kubivuga utyo cyane. Ese ubundi mubibona uteori tubibona gute biza gutogaga natwe ntago tumenye uko bije ni Imana ibikugiriye icizere cyangwa se ikabagwa mu mwanya yicishije bugufi ikazi gatura muri wowe ikagutuma ikigomba kugira gute kugutuma. Nyine nge ubu nshobora kugutuma nkaguhamagara ni ori niba urabona kanya ungire kwa Ntuza umumbarize niba zabari nge namubuze kuri telefone icyo gihe nge ndaguhamagaye sibyo cyase twaba turi kumwe nka kongorera ni ori niturangiza gusenga ungire mu Rugarama kunzanira y'imbada n'urugero sibyo none Imana yo igutuma gutashamwanyebwira ko mujya mumisha mu mpori. Abantu bagira impano zitandukanye kandi Imana ihamagara bitandukanye. Arababona nk'urwandiko hari uwumva ijwi hari ubibona mu iyerekwa Imana buri wese imuha ibintu bitandukanye. Yego Oliva turi kuganira we noneho abibona ati njyewe numva ijwi bimwe nyine nkabibona Imana ikabinyereka. Yego ukumva ijwi iri kukubwira nka gutya turi kuganira nawe ukumva iri kukubwira shari ko mwana mwarakize nuko
nkumva ijwi ry'Imana iri kunyibwirira. None si bikubwiye ngo bwira runaka gutya. Kandi akarusho noneho utamuzi cyangwa utazi ngo afite ikibazo runaka. Yego. Cyangwa se ukabisoma. Imana itanga impano zitandukanye. Mwarakize pe. Nusibwo uri nge nabigenza utoga ngo nanjye igi nyibwirira ibyanjye cyangwa imbwira ibyo kubwira abandi. Nge mbibwirwa binyuze mu bahanuzi gusa. Bibwirwa binyuze mu bahanuzi gusa. Natwe twabonye Imana ibiduha. Mwatanze ikisi. Ntacyo twatanze. Ntacyo twatanze uretse Imana ibikugiriye icizere. Cyangwa se Imana ikabona ikicisha bugufi. Yarangiza ititaye uko umeze, ititaye uko ufite amaso manini, ititaye ko iminwa zawe zihengamye, ikaza ikicisha bugufi, ikaza igatura hagati muri we. Yego. None se wowe urebye ubona yaraguciye iki uganguye guha Imana? Ntabwo nabimenya. Ubwo nta nubwo nanjye sinanayibaza ngo mbese kuki wandobanuye mu bandi wenda ukangiriye icizere. Ubwo iyo niyibizi. Yego. Cyane. Wumva se icyo ugomba gukora kugira ngo usigasirize impano ari iki? Ugomba gusenga ukabwira Imana uti Imana hanyuma muri izi minsi nyobora. Kubera ko nje niyoboye nayo. Yego. Kubera ko wowe wiyoboye wavuga n'ibitavugika. Ukabwira uti Imana nyobora kandi ugendane nanjye. Yego. Kandi muri iyi mpano wamaye umena ubwenge. Yego. Bivuga ngo ibiryo bike amasengesho menshi. Cyane. Guhagarara bikeya gupfukama byinshi kugira ngo usigasire impano wahawe. Cyane. Yego. Ndacyakubaza ibibazo byinshi. Oya nta kibazo. Ukumva biri kujyamo ntago ndi kukubangamira. Oya wapi. Uko wambwiye ngo sinkubaze byinshi none nakubajije byinshi. Oya nta kibazo ntacyo bitwaye. Niwumva bigize icyo bigutwara umbwira uti rwasarekeraho nawe uri gukomeza kumbaza. Ariko nakwiseguye ntabwo ndakubaza ibyo gucuruza uko sinigeze nkumenya nk'umucuruzi, nkuzi nk'umwana w'Imana, urumva nkuzi nk'umunyamasengesho, ndakubaza kubijyanye no kugira ute no gusenga. Yego. Wigeze uvangirwa? Ntabwo nabimenya. Ntabwo wigeze uhanura ukumva wavangiwe? Ubundi Imana iba yaraduhaye. Ntabwo ari iyo gupfa kuvuga ngo buri kantu kose ubonye urapfa kukavuga. Yego. Manza wabwira Imana uti se Mana iki kintu ngiye kuvuga cyangwa ari n'igihe uje kuvuga ikintu ukabwira Imana uti manza ikimenyetso. Yego. Nibyo biba ari byiza. Bivango ntabwo uravangirwa. Ntabwo nabimenya. Hoja wabimenya. Ariko nta n'umuhanuzi utavangirwa. Yego. Nose wigeze uvangirwa? Wigeze uvangirwa byagenze? Oya ntabwo namenya ngo naravangiwe cyangwa se navangiwe ariko nta muntu batavangiwe. Oya ubwo bitakubayeho ntabwo wavangiwe. Wapi? Sibyo. Ahubwo wowe usubije impamvu utavangirwa. Njewe nabayeho mwarimu. Uvanga ubwo ngi kibazo urakigira nkahita ncyumva. Urumva? Bivango impamvu utaravangirwa nuko Imana ikubwiye ibintu. Nawe udahita uhubuka ngo ubivuge akesho usaba niki n'ikimenyetso. Yego gasaba iki. Ibyo biba ari byiza ari gihe ubwira umuntu ikintu akavuga ati ryari hehe gute. Yego. Ngomba kubwira Imana uti Imana nubwo iki kintu kinshishije mu bantu m'ikimenyetso. Yego. Kabwira Imana umuntu uti hano wenda icyaha cy'ubusambanyi. Ukabona ari kubishidikanyaho kugira ngo umanze akubaze byinshi cyangwa se akujyane kure. Yego. Manze wabwira Imana uti Imana mbere yo kuvuga iki kintu nk'ubwenge kabiri cyangwa se ikimenyetso. Yego. Nibyo biba ari byiza. Wowe usaba ibimenyetso kugira ngo utaza kuvangirwa. Nibyo byiza. Urifa sengerayo? Nsengera mu Bakatolike. Wow, usenga mu Bakatolike? Yego. Barishimye. Yavuze ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Kandi mu ijuru ntazajya amadini. Oya. Wapi? Hazajya ukijijwe neza. Nyine impamvu nishimye. Nyine umukatolike njya nakira numwe witwa Ntawunoza Barera Jean Bosco. Ano hepfo. Yego. Ndishimye kuko mbonye undi pe. Imana ishimwe benshi nakiraga na ADPR abangirikani, ADPR n'abangirikani. Nibo benshi. None ngize amahirwe mbonye umukatolike wa kabiri. Nose ntabwo bajya bakurwanya kwa keshi mu Bakatolike ntabwo
navuga ngo bemera ubuhanuzi ariko bitari ku rwego rwo hejuru ugereranyije na za ADPR na za Anglikani. cyane Ntago bajya bakurwanya? oya ntago bandwanya. Nusi kutambaye ishapure? oya none si arega ugomba gusenga ariko kubaheza n'itorero. Yego. None kutaryubahirije ngo wambare ishapure? Naryubahiriza iyo nagiye gusenga nyine nagiye mu misa. Yego. Ndayambara. Yego, Imana ishimwe. Olive atuye mu mudugudu w'Akagari, umurenge? Nuye mu mudugudu wa Rutamba, Akagari ka Gafumba, umurenge ni Rugarama. Yego. Akarere ni aka Burera. Ahitwa Nyarwondo, sibyora? Imana ishimwe. Ori, ikintu kiba cyanzanye pe, abantu bagiye babyumva. Njyewe nkunda ubuhanuzi. Impamvu ni iyihe? Njyewe ndi muntu ki? Njye Gafifi uraha ngaha, umwana wo ku Kivumu niho navukiye mu cyahoze ari komine Nyamyumba, umwana w'Inyamyumba, sibyo? Niba abami ba Ahabu, ba Yehoshafati bandi barajyaga gutera cyabagira icyo bakora bakajya kubaza umuhanuzi ati se dutere cyangwa ntidutere, sibyo? Yego. Kandi ari abami bakajya kubaza abamenya. Ngiye kuba nabaza umuhanuzi nti imbere yanjye bimeze bite? Ahubwo naba mpemutse. Niyo mpamvu rero nkunda abahanuzi. None nkavuga nti njye ubwo mbakunda kandi pe akenshi ubuhanuzi burafasha. Iyo Imana yakubwiye ngo izagukorera, izakugirira neza, biguha courage yo gukora kuko nawe ubuzi yuko bitazava mu ijuru ngo byizane. Akenshi rero mbashaka ngo abantu babahamagare mufatanye gusenga. Yego. Uzaguhamagara uzamusengera? Nta kibazo namusengera. Azabe yitwaje angahe? Ntayo. Twaherewe ubuntu tugomba gutangira ubundi. Azabe yitwaje iki? Azabe yitwaje iki? Icyambere ni umutima umenetse. Yego. Kandi agaca no bugufi. Warangiza nawe ugaseye ukamusengera. Yego. Azahita kubwira ibyifuzo bye cyane Imana izabikubwira. Akenshi Imana irabikubwira ataranabikubwira. Iyo umuntu ashobora kukubwira icyifuzo cye, njyewe nta nubwo nabikunda. Kubera ko yabwo igihe umuntu ashobora kukubwira icyifuzo cye nawe ugahita ufatira, hari abahitaga bafatiraho umuntu akubwira icyifuzo ugahita wumva avuze n'ibindi bitewe n'icyifuzo yumvise umubwiye. Yego. Ariko nimba koko ari Imana ikurimo cyangwa se yaguhamagaye, ugomba kumubwira uti nsengera, niba ari iki Imana iguhishuriye ukamubwira, yaba ari ntacu harangiza ugasenga ukamubwira uti ntari ibi, ntuvuge n'ibyo Imana itakubwiye. Yego. Nibyo biba ari byiza. Mvanga kenshi umuntu akubwiye ibyifuzo byagiye bikuderanja ugasanga utwawe n'amarangamutima. Umuntu ashobora no kuguhanura amarangamutima. Kuvuga ati nsengera iki kibazo iki n'iki, ugasanga ufatiyeho n'ibindi byose. Uzareke niba ari Imana imurimo, Imana imuhishirire koko akubwira ati Imana iragikoze nibi bimucishije. Yego. Byishyireho kuri wowe kuko ndi kukubaza uzaguha. Yego, none se ntago ari njyewe njyenyine n'undi ushobora kumwakura nyine. Yego. Ntago ubundi niba ari umuntu nyine wizeye ko agiye kugusengera, kandi wizeye Imana imurimo atari we wizeye. Yego. Ugize icyizere atari we ugira icyizere, ari Imana yo mu ijuru iri murimo ugira icyizere. Ubwira uti mfasha unsengere, uti atiri warakubwira ngo ndi kubabara ahangaha, ndi kubabara ahangaha. Niba ari Imana ikurimo koko cyangwa se Imana ikeneye kugira ngo imurengere, izabigucisha. Ni ukuri. Twemero duhe nimero. Nimero yanjye ni 079 630. Yego. 34 42. 079 Yego. Tuyisenge Olive. Yego. Iba no kuri WhatsApp? Wapi? Nta smartphone ufite? Wapi? Imana yegohe wana mu izina rya Yesu. Mu bubiko bwayo ifite nyinshi. Hari amaduka menshi Musanze hehe. Imana igenda ikuremo smartphone iyiguhe. Ibiri mu isi byose ni ibyayo. Ni ukuri. Ngenda yiguhanuriye uzayibona kandi vuba. Imana ishimwe. Akanwa kacu kararema. Ni ukuri pe. Igomba kutubera uko twizeye. Iyiguhe nawe iki kiganiro twagiranye ujye ubona ukuntu kireba. Kandi nkwikije uko nagukunze ntago tuzakorana ikiganiro kimwe. Wapi? Nzahanagaruka dukora ibindi. Cyetse niba wowe wanyanze. Oya. Banishimuze ukunda umuntu akakwanga. Yaravuze ngo kubana kwabo kwiza bagomba kugira gute? Guhugurana.
yego karibu rero n'umwanya w'ijambo ry'Imana. yego kadusoma ijambo ry'Imana. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana katumanze dusenge yego kugira ngo idushoboze, kubera ko dushobozwa nayo iduha imbaraga. nukuri Mana turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, uri data wa twese, uri Imana igira neza bugaca bukira, uri ubwugamo bw'umugari, witwa ndiho, uri rubasha. Muri aka kanya tugiye kuvuga ijambo, ntabwo dusengeye ijambo, ahubwo turasenze ngo njyewe ugiye kurivuga umagarareho, kubera kuri data wa twese. Ijambo ryo rihora ryejejwe, reka ubane natwe muri aka kanya. Buri umwe wese urumvira ijambo rigira ibyo ribohora, rigira ibyo rirema, rigira ibyo ryica, kandi rigira ibyo rikiza, ni mu izina rya Yesu, amen. tugiye gusomana ijambo tugiye gusanga ni Yesaya ni 14 umurongo wa 24, wadufasha ukadusomera. Yesaya ibice 14 umurongo wa 24, dusome mu izina rya Yesu, amen. umutwe w'amagambo aravuga ngo Uwiteka aburira Ashuri n'Ubufilisitiya. Naho yego Uwiteka nyiringabo ararahiye ati nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Nzavunagurira Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho, n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Amen, amen. Ijambo riratubwiye ngo Uwiteka nyiringabo ararahiye ati nukuri uko nabitekereje niko bizasohora. Hanyuma wowe uko Imana yagusezeranyije isezerano, cyangwa uko Imana yavuganye nawe, ijambo riratubwiye ngo niko bizasohora, uko yabigambiriye kandi niko bizaba. Ubwoba wari ufite cyangwa se uko wari kuvanga Imana yarakubesha, ntabwo Imana ijya ibesha, kubera ko ijambo riratubwiye ngo Uwiteka nyiringabo ararahiye. Hanyuma Imana igira ibyo yirahira ku buzima bwawe wowe dukurikiye, cyangwa se wowe uri kutwumva. Imana igira ibyo yirahiraho wowe uri kutwumva muri aka kanya, kandi iravuze ngo imitwaro baduhekesheje izatuva ku bitugu. Waba uhetse umutwaro w'uburwayi, akaba ari wo ukuri ku bitugu, waba uhetse umutwaro w'ideni, akaba ari wo ukuremerereye, ariko ijambo riratubwiye ngo uzatuva hehe? Ku bitugu. Niko ijambo ritubwiye. Hanyuma Uwiteka nyiringabo yirahire ku buzima bwawe, Uwiteka nyiringabo yirahire ku buzima bwacu, ku buzima bwanjye, wowe udukurikiye cyangwa se wowe uri kutwumva. Uwiteka agira ibyo yirahiraho ku buzima bwawe, kubera ko umaze iminsi uri gusengera ikibazo runaka cyangwa icyifuzo runaka. Imana iza yirahire ku buzima bwawe, nirangiza igikore, kubera ko iyo umuntu yirahiriye ikintu cyangwa se ukajya hari ukarahira ikintu, ubu usezeranyije kuzagira gute? Kuzagikora. Hanyuma Imana igira ibyo yirahiraho ku buzima bwawe ugu munsi, wowe udukurikiye cyangwa se wowe uri kutwumva. Nirangiza iyo mitwaro baduhekesheje idukure ku bitugu, kubera ko ari Imana ishoboye byose. Imana ikomeze yirahire ku buzima bwacu, wowe unkurikiye cyangwa se wowe uri kutwumva muri aka kanya, kubera ko ni igihe kirekire Imana idusezeranya ibintu ukabona ko byatinze, ariko Imana ize yirahire ku buzima bwawe, Imana yirahire ku buzima bwacu, wowe uri kutwumva cyangwa se wowe udukurikiye, Imana ize yirahire ku buzima bwawe cyangwa se yirahire ku buzima bwanjye, kubera ko ari data wa twese. Harakomeje akatubwira ngo ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Nzavunagura Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye. Nzabaribatira mu misozi yanjye, kandi nzabaribatira imisozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho, n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Imana ishimwe. Amen. Ufite umutwaro ku buzima bwawe, waba ufite umutwaro w'ideni, waba ufite umutwaro w'icangiro, waba ufite umutwaro w'ikode, ariko ijambo riratubwiye ngo uzatuva ku bitugu. Hanyuma hari ibintu bikuremerereye wowe uri kutwumva cyangwa se wowe dukurikiye, aka kanya Imana izi bigukure ku mutugu kugira ngo uruhuke, kubera ko iyo wikoreye umutwaro ugenda uremerewe kandi urushe no kugenda birakugora.
iyo ufite ideni no gusenga bitewe n'uko ideni rikuremerereye urasenga ariko nagusenga neza. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo umutwaro baduhekesheje ugiye kutuva ku bitugu. Imana izi kuri uwo mutwaro w'uburwayi ku bitugu rwawe, Imana izi kuri uwo mutwaro w'ideni ku bitugu rwawe, Imana izi kure uwo mutwaro w'ikode ku bitugu rwawe, Imana izi kuri uwo mutwaro w'uburwayi ku bitugu rwawe, kubera ko niko ijambo ritubwiye. N'uburetwa badukoresheje uzatuva, n'umutwaro uzatuva ku rutugu. Imana ibyo byose zibikure ku buzima bwanjye. Hari irindi jambo tugiye gusomana ni Yobu 5:1. Dusomere Yobu 5 ibice 5 umurongo wa mbere. Hamagara noneho hari uwagusubiza. Yego. Uwo mubera watabaza nuwuhe? Yego. Kuko umujinya wica umupfapfa kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Yego. Nabonye umupfapfa ashora imizi ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe. Bishakurekera. Yego. Ijambo riratubwiye ngo ni Yobu 5 ibice 5 umurongo wa mbere. Atubwiye ngo hamagara noneho hari uwakumva. Yego. Umaze iminsi uramubwira uti nyawuneka nari nkeneye kugira umfashe kuri aka kabazo, akakubwira ati ndahuze ni mukanya. Wamuhamagara bitewe nuko ugiye kumubwira uti yewe ejo mfite ideni, ejo uzaza umfashe, cyangwa se mfite urubanza, ejo uzaza umfashe ndebe nimba iki kibazo kirakemuka. Akakubwira ati ndahuze ejo ntago nzaba mari. Ariko ijambo Yobu 5 umurongo wa mbere aravuze ngo hamagara noneho hari uwakumva. Umaze iminsi uri guhamagara, wanasenga isengesho uri guhamagara Uwiteka ukumva isengesho ntawe riri kugera. Ariko uyu munsi cyangwa se aka kanya wowe uri kudukurikira, ijambo riravuze ngo noneho ongera uhamagare hari uwakumva. Kubera ko umaze igihe kirekire uri guhamagara hakabura uwakwitaba. Ugahamagara n'uhamagaye wari uzi ngo agiye kugufasha mu kigeragezo cyangwa se mu kibazo runaka urimo, akakubwira ati ndahuze. Ugahamagara uri kumubwira uti nsengera kuri telefone cyangwa se mfasha muri ubu burwayi mfite unjyane kwa muganga, akakubwira ati simpari. Ariko ijambo riratubwiye ngo hamagara noneho hari uwakumva. Nukuri. Hari uwakumva. Igihe umaze iminsi uri guhamagara ugasengera ikigeragezo runaka, ugasengera ideni runaka, ukabona ideni uri gusengera ejo n'ubundi riracyahari. Ugasengera uburwayi ariko uburwayi ukabona ntiburi kuhava. Ugasengera ikode ahubwo ejo wakaza kugira gute kukwirukana mu nzu. Ariko ijambo riratubwiye ngo noneho hamagara hari uwakumva. Muri izi minsi ikintu kiri gutuma abantu bacogora turi kurebera Imana mu byitari yakora aho kugira ngo tuyirebere mu byo yagize gute, mu byo yakoze. Ntago wibuka ko Imana yagukijije impanuka cyagihe ngo bigutere kuvuga uti nabiri iyi Imana izagira gute, izabikora. Wirebere Imana mu byitari yakora, yirebere no mu byo yakoze. Uyirebere ko yagukijije cyagihe uri mu mwuka, uri kwa muganga, uri mu bitaro. Uyirebere muri ibyo byose uvuga uti Imana nari radeni wagira gute, waryishura. Yego. Twirebere Imana mu byitari yakora, tuyirebere no mu byo yakoze. Kandi ikindi muri izi minsi abantu bari kunanirwa ariho twari tugiye gusingira. Abantu bari gucogora gusenga ariho wari ugiye kwakira ibisubizo byawe. Kandi gutinda kwisezerano nibwo burame bw'umuntu. Nukuri. Gutinda kwisezerano nibwo burame bw'umuntu. Wicogora ongera wambara imbaraga, wongera uhamagare niko ijambo ritubwiye. Ahari noneho umunsi wongera usenge, ahari noneho umunsi Uwiteka yakumva akaza akishura iryo deni. Wongera uhamagare noneho Uwiteka yakumva akaza akagukura mu ikoda akakubakira. Kubera ko twabonye abantu Imana yubakiye inzu, twabonye abantu Imana yishurira ideni, nta ruhara bigizemo, Imana igakora igitangaza yarangiza ikagira gute, ikamwishurira. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo hamagara. Wicogora, winanirwa ariho twari tugiye gusingira. Niko ijambo ritubwiye, hamagara noneho hari uwagira gute, hari uwakumva. Ongera uhamagare wowe wari ucogoye, ongera usenge. N'umuririmbyi yararimbye ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azagira gute, azaza. Turugucogora kandi ariho twari tugiye gusingira. Urugucogora kandi ibisubizo byawe wari ugiye kugera ku mwanya kugira ngo usingire ibyo Imana yagusezeranyije. Ukareba inyuma kugira ngo urebe imbere, ubwire Imana ngo Mana bitewe nibutse nuko wanyambitse nambaye ubusa, hanyuma ngize icizere yuko nari radeni wagira gute, waryishura.
hanyuma ijambo riratubwiye ngo hamagara, wikomeza gucogora wowe udukurikiye, wowe uri kutwumva, ongera uhamagare kandi wongere ugire kwizera, ntucogore kubera ko niho tugiye gusingira. Iyo urugamba rukomeye niho ruba rugiye kurangira, kandi Imana ntabwo ijya ikina amajyonjora, ije ikina kuri finali. Bari kubona ko byarangiye, bari kubona ko ejo baragutereza cyamunara, uri kubona nawe ko ugiye kuburara, niho Imana yishakira igitambo kuri finali. Uri kubona ko byarangiye, yarangiza Imana ikaza ikakugaburira wari ugiye kuburara, Imana ikakwishurira ideni wari ukubona ejo mu gitondo baraza kugutereza cyamunara. Uri kubona uri guhumeka kuka kanyuma urenda gupfa, kuri finali bategereje ngo bahamagare ngo runaka byarangiye, niho Imana yururukaga yarangiza ikaza ikagira gute, ikagukiza. Hanyuma murakoze, ijambo ry'Imana nari mfite niryo, ibirenze ibyesa duhaza ibyiza. Amen. Hamagara hari uwakumva, reka duhamagare hari utwitayeho araduha keya. Imana ishimwe cyane. Uri Karame. tuzakora ibindi biganiro. Njyewe nafashijwe ndagaruka. Ntafashijwe sinagaruka, ariko ndikumva nafashijwe. Tuzakora ibindi biganiro. Reka dusoze n'isengesho. Mana turagushimye, urero urakiranuka, uri data wa twese. Ijambo ryawe riratubwiye ngo niduhamagare hari uwatwitaba. Muri aka kanya twemerere, turaguhamagaye muri aka kanya ngo ugere ku barwayi ukize. Turaguhamagaye muri aka kanya ngo wishure amadeni. Turaguhamagaye muri aka kanya ngo ugaburire abantu bawe. Turaguhamagaye muri aka kanya ngo ukize indwara zananiranye. Turaguhamagaye muri aka kanya ngo utange amahoro mu ngo zidafite amahoro. Turaguhamagaye muri aka kanya ngo utange urubyaro ku babuze urubyaro. Kandi irindi jambo ryawe ryatubwiye ngo urirahiriye. Urongera ijambo riratubwira ngo hari imitwaro dukuye ku bitugu. Reka hari abantu bawe bararushe, hari ibibaremerereye. Mu izina rya Yesu turasenze, iyo mitwaro ibaremereye reka uyibakure ku bitugu kugira ngo baruhuke. Hari imitwaro y'uburwayi, hari imitwaro y'icangiro, hari imitwaro y'ideni, hari imitwaro yo kubura urubyaro. Yose turasenze muri aka kanya ngo uyibakure ku bitugu kugira ngo baruhuke. Ngaho turabizi ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirema ibitariho bikabaho, ijambo ryawe ryubaka ibyasenyutse bikubakika, ijambo ryawe rizura ibitari biriho bikongera bikabaho, ijambo ryawe riha ibidafite ishusho ryarangiza rikabiha ishusho, ijambo ryawe ritanga akazi, ijambo ryawe ritanga icyerekezo. Niyo mpamvu muri aka kanya twasengaga turi kugushimira ko ijambo ryawe rirema, turi kukubwira ngo turahamagaye. Buri mwe wese udukurikiye reka guhamagare nurangiza umwitabe, kubera ko umuntu ahamagara agaruka afite ikibazo kandi umuntu ahamagara agaruka atewe. Ngaho nyemerera mu izina rya Yesu, buri mwe wese udukurikiye aguhamagare, nurangiza iyi mitwaro abantu bawe baremerewe, imitwaro abantu bawe ibaruhije, uyibakure ku bitugu. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen.